Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ndagushimira kutacogoye, kutaciza intege, tugakomeza kubana muri uyu mwanya wo gushyira cyangwa kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Turacyari mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, tugeze ku gice cyaho cya kabiri. Mwibuke ko ubuhanuzi ni ikiganiro cya Habakuki afitanye n'Imana. Imana yari imaze kumubwira biriya mu gice cya mbere twabonye ko Imana izakoresha Babiloni kugira ngo ihane icyaha cyangwa ikibi muri Yuda, hanyuma nabo bongere bagarukire Imana, hanyuma ko igihe kizagera na Babiloni igahanwa. Ahangaha rero nanone hariho response cyangwa se inyifato ya Habakuki nyuma y'uko Imana imubwiye ibyo bintu bikomeye. Uyu murongo wa mbere kenshi turawuzi, tujya tunawusengeramo. Arimo aravuga Habakuki, nzahagara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numve icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Ku munara hejuru aho umuntu arindira, nk'uko imijyi ya kera yari yubatse yabaga izengurutswe n'ibyo Bibiliya ijambo ry'Imana yita imijyi ntamenwa cyangwa ibikuta ntamenwa, yabaga izengurutswe n'ibikuta binini by'amabuye kugira ngo abanzi bayo batabasha kuyitera. Noneho hakaba akazu karekare, ngo tujya tubona uburinzi bwa gisirikare, hariho umuntu uhagaze muri akazu karekare ureba hirya no hino aho abanzi baturuka. Noneho rero Habakuki arimo aravuga amagambo nk'aya ngaya nyuma y'uko Imana imumenyesheje imigambi yayo, uko izakoresha Babiloni gucyaha Yuda. Habakuki aravuze ngo noneho rero ngewe nzihagararira kuko kuba ko bizaba, nzahagarara ntegereze. Iri jambo turisengeramo tukabivuga neza, ariko tumaze kumenya context twumva ko biba binyuranye. Ntago tuvuga ngo turekera kubisengeramo ko guhagarara umuntu akomeza guhagarara no kuba amaso kumva icyo Imana ivuga, ntako bisa, ariko turareba context yabyo. Byari bimeze nk'akantu kenda kumera nko kwivumbura kuri Habakuki. Mu yandi magambo ntacyo yabikoraho, Imana yabyiyemeje, wazahagarara arebere. Nta na rimwe Imana ijya yifuza ko duhagarara tukarebera. Ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzaragaguza ndebe aho ari, numva icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Mu yandi magambo nzahagarara ubundi ntegereze, nzitabona aba Babiloni baza, nzabona baza gutera igihugu, nta kindi ngiye kubikora. Ariko mvuko ko Imana imubwira ku murongo wa kabiri ngo maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe muri amaki ibyo amaze kukubwira, andika ibyerekanywe ubigaragaze kumbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ni nk'aho Imana yakubwira ati manuka aho ngaho ushaka gukomeza kwihagararira wabyihoreye urebera, ahubwo manuka, hanyuma ibyo nakubwiye ubyandike ahantu abantu bashobora kubisoma, hanyuma umuntu wese ubisomye ahita abyihutana atwara ubwo butumwa. Mu yandi magambo ubutumwa bunyanyagizwe. Wibyihorera Habakuki, ngwino tugire icyo dukora, kuko ntago wamenya icyo Imana yabivanamo. Habakuki reka kwihagararira, ahubwo ngwino ubizandike kandi ubikore nk'ikintu cyihutirwa kugira ngo ubibonye ahita abyirukankana, uwirukanka abibone, mbese babitindemo. Mu yandi magambo umurongo wa gatatu kavuga ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategetswe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, ko kuza ko bizaza ntibizahera. Nanone iri jambo turarikoresha inshuro nyinshi tuvuga ko amasezerano y'Imana adahera, dusaba abantu kwihangana, twibwira natwe ibyo kwihangana. Ariko umurongo wa gatatu mu by'ukuri ubundi werekeye kuri Babiloni. Nanone igihe kimwe ugikoreshwa abantu bavuga iby'imperuka, ko iby'Imana yavuze byasezeranye bizakorwa, ariko ahangaha muri iyi context, muri iki gice byari byerekejwe kuri Babiloni. Imana iramubwira, kuko Imana yaramubwiye, imubwira ko izakoresha Babiloni guhana Abayuda, ariko ko Babiloni nayo kubera ububi bwayo nayo izahanwa. None n'umurongo wa gatatu urimo urasobanura ko iby'Imana yavuze kuri Babiloni, kuko urumva iyo umuntu ahagurutse ari umunyamaboko ujya wibwira ko igihe kimwe atazamburwa imbaraga, ariko Imana iramubwira ngo iyi Babiloni ifite imbaraga none, ariko igihe nacyo kizagera icyahwe nayo ihanwe, kandi ibi byose byarabaye. Rero ibyerekanywe igihe cyabyo bizaza, na Babiloni izongera ihanwe, ikubitwe hasi. Dukomeje ku murongo wa kane ngo dore umutima wishyize hejuru. Ibi byose birerekeza kuri Babiloni cyangwa ku mwami wabo. Ngo dore umutima wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Uyu murongo wa kane ufatanyijemo ibintu bibiri by'ingenzi. Babiloni nubwo itamenye ko ari Imana yahagurukije, yo yishyize hejuru kubw'imbaraga ifite, irimo iribwira ko ari inyembaraga mutima wayo kandi n'ubundi ntutunganiye Imana. Ariko muri ibyo bihe bimeze gutyo, muri ibyo bihe Babiloni ikomeye ndetse ije kugirira nabi Abayuda, Imana irashyiramo akantu k'ingenzi natwe tureba uyu munsi. Iravuga ngo nubwo bizaba bimeze gutyo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Kwizera kwe niko kuzamubeshaho muri ibyo bihe bikomeye. Muri make azakomeze yihangane, azakomeze agire kwizera, azakomeze akiranuke. Ijambo kwizera rikoreshwa ahangaha ntago ritandukana cyane n'ibyo twita faithfulness cyangwa ubwizerwe. Mu yandi magambo kwizera rimwe ni ukwizera, ariko kwizera kuri continue cyangwa se gukomeje
twabyita mu kinyarwanda ubwizerwe. Mbese umukiranutsi azizera kire, ariko kandi azabeshwaho n'ubwizerwe bukomeje. Niyo mpamvu kwizera atari igikorwa gikorwa rimwe, ahubwo ni igikorwa gikomeje, nibwo kigirira nyiracyo umumaro. Muri ibi midurungano yose izabaho, Imana irongera ibwira Habakuki ko umukiranutsi azabeshwaho no gukomeza kwizera Imana. Ngo ni ukuri, barakomeje none kuri Babuloni, ni ukuri na vino iramuriganya. Ni umuntu ugamika kandi urarikira, ntaregamiwe. Agwiza irari nk'iry'ikuzimu kandi ameze nk'urupfu. Ntagira ubwo ahaga, ahubwo yikoranyiriza amahanga yose, akiyegereza amoko yose. Ubu ni ububi bwa Babuloni. Iyo bagereranyije ko adahaga nk'urupfu cyangwa se nk'ikuzimu, ni uko ikuzimu irekeraho kwakira, ni ukuvuga ngo ntahaga. Nawe yuzuye ububi, Babuloni yuzuye ububi ku buryo atagira igihe ngo ahage kumena amaraso, ahage kugira nabi, ahubwo yuzuye ububi buhora busaba kugira nabi. Ku murongo wa 6, ngo abo bose ntibazamukiraho umugani wo kumushinyagurira, bazavuga bati azagusha ishyano ugwiza ibitari ibye. Azageza ryari? Uwigerekaho kwishingira azagusha ishyano. Mbese abazaguhora ntibazagutera bagutunguye, n'abazagukura umutima ntibazakubyukana ngo bakugire umunyago wabo. Ibi byose nibihanurirwa Babuloni. Nubwo akomeye, ariko nawe azatungurwa, nawe azakubitwa hasi. Kandi niko byaje kugenda. Ngo ubwo wanyaze amahanga menshi, amoko yose yasigaye, nawe azakunyaga aguhoye amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe n'umurwa n'abawutuyemo bose. Azagusha ishyano ushakira inzu ye inyungu mbi, kugira ngo yiyarikire icyari cye hejuru, ngo abone uko akira ukuboko k'umubi. Inzu yawe wayiteje ibikoza isoni, kuko warimbuye amoko menshi, ugacumurira ubugingo bwawe. Kuko ibuye rizatakira ku nkike, kandi isoko yo mu gisenge cy'inzu izarisubiza. Azagusha ishyano ubakisha umudugudu kuvusha amaraso, agakomeresha umudugudu gukiranirwa. Uwiteka Nyiringabo si utuma abantu bakorera ibizatwikwa n'umuriro, n'amahanga akiruhiriza ubusa. Reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuva ku murongo waho wa 11. Ngo amabuye yubatse inkuta azasakuza abarege, mwikorezi nazo zizayashyigikira. Bazabona ishyano abubakisha umurwa wabo ibyavuye mu bwicanyi, bakomeresha imigi yabo ibyo bakuye mu bugome. Nyamara ibyo amahanga agoreka bizatwikwa, iby'amoko avunikira ni ukurishwa n'ubusa. Mbese ibyo si Uhoraho Nyiringabo utuma bikorwa? Imana niyo ihaye Babuloni imbaraga, ariko ubugome bwayo n'uburyo bakoranye ibyo bakora nabyo bizahanwa. Umurongo wa 11 watubwiye ngo amabuye yubatse inkuta azasakuza abarege, mwikorezi nazo zizabashyigikira. Uvuga ngo kuko bubatse Babuloni yabo bakuye mu byo bagiye banyaga ibihugu, mu karengane, mu kwica abantu, amaraso yabo barenganyije azabatakira mu manyumba yabo cyangwa mu mazu yabo. Ibi bikoresho bisanzwe bigira ijwi. Iyo dufite abo twarenganyije abapfakazi, twarenganyije abadafite intege, dushobora kubambura imirima, tukabambura amasambu bigakunda, ariko ibintu by'akarengane bigira ijwi, niko Bibiliya itubwiye. Ngo rero mu nkuta zabo amajwi azabavugiramo ko mwararenganyije. Imidugudu mwubatse mwayubatse hejuru y'akarengane, hejuru y'amaraso y'abandi. Mbibutse ko Babuloni yakomeye cyane kandi ikaba nziza, Nebukadinezari yarayubatse birakomera rwose cyane, ariko hari harimo akarengane k'ibihugu byose yaragiye yigarurira. Dukomeje ku murongo wa 14, ngo kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka, nk'uko inyanja y'amazi isendera. Azagusha ishyano uha umuturanyi we ibyo kunywa, nawe umwongeraho ubumara bwawe bukamusindisha, kugira ngo urebe ubwambure bwe. Uyu murongo wa 14 uratubwiye ngo isi izuzurwa n'ubwiza bw'Imana, bimere nk'uko amazi y'inyanja asendera. Bizaba ryari? Ni ukuvuga ngo guhanwa kwa Babuloni, guhanwa kw'ikibi, bizatuma izina ry'Imana rishyirwa hejuru. Imana izamamara, izahabwa icyubahiro bisendere isi. Hanyuma umurongo wa 15 uragaruka kuri Babuloni, ngo uzagusha ishyano uha umuturanyi we ibyo kunywa, nawe umwongeraho ubumara bwawe bukamusindisha, kugira ngo urebe ubwambure bwe. Ibi ngibi umusobanuro bwa Bibiliya babigereranyije n'ibyo Babuloni yakoze igeze i Yerusalemu. Mu Bami ba kabiri igice cya 25 kuva ku murongo wa 8 kumanuka hepfo kuri 21 hatwereka ubukana abateye Yerusalemu bavuye i Babuloni babikoze. Barahageze baratwika, barasenya, barica, bagira nabi, bakora ibibi byose. Inzu y'Imana barayisaka, batwara ikintu cyose cyiza cyari kirimo, ibintu byose byiza byari biri mu mujyi, byose barabijyana. Noneho uburyo Babuloni yagenzaga iyo yigaruriraga ahantu, yaratsembaga ku buryo nta giti, nta nyamaswa, nta kintu na kimwe cyasigaraga inyuma, kuko barasenyaga bakajya kubaka iwabo. Niyo mpamvu bigereranywa ngo ni nkaho wasindisha umuturanyi wawe.
ukamusindisha ukamuha ku bumara bwawe warangiza ugategereza ko ari bwambara ubusa mu yandi magambo agasigara nta kintu na kimwe cy'icyubahiro umwambitse ubusa umukojeje isoni. Dukomeje ku murongo wa 16 ngo wuzuweho no gukorwa n'isoni mu kigwi cy'icyubahiro nawe unywe umere nk'utakebwe igikombe kiri mu kuboko kw'iburyo k'Uwiteka kigiye kuguhindukiriraho kandi isoni ziteye ishozi zizaba ku cyubahiro cyawe kuko urugomo i Lebanoni hagiriwe no kurimbuka kw'inyamaswa kwabateye ubwoba bizakugeraho kubw'amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe ndetse n'umurwa n'abutuyemo bose. Mu yandi magambo ibyo bakoze birabahindukiriye nabo bagiye kugerwaho n'ibibi byabo uko bakojeje isoni n'andi mahanga nabo bagiye gukozwa isoni. Uyu murongo wa 17 ngo kuko urugomo i Lebanoni hagiriwe no kurimbuka kw'inyamaswa biratwereka uburyo batemye amashyamba ku buryo nta buzima nta nyamaswa nta kintu na kimwe cyasigaye barakukumbye ahantu hose Babuloni yacaga yasigaga ikukumbye ityo bari bafite urugomo rukabije. Ku murongo wa 18 ngo igishushanyo kibajwe kimaze iki byatera umubaji wacyo kurushya akibaza igishushanyo kiyagijwe n'uwigisha ibinyoma bimaze iki byatuma wakibumbye akiringira akarema ibigirwamana bitavuga. Azagushishano ubwira igiti ati kanguka akabwira n'ibuye ritavuga ati haguruka mbese ibyo byakwigisha dore byayegirijwe izahabu n'ifeza kandi nta mwuka bifite rwose ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera isi yose iturize imbere. Iyi mirongo irangije itwereka kwiringira ibigirwamana uburyo ntacyo bimara ntacyo bitanga. Kuki birushya abantu gufata igiti akakibaza akagishusha ashaka yagize akacyita Imana? Kuki abantu biruhiriza ubusa bafata igikoresho runaka bakagisiga izahabu baragiza bakakigira Imana? Nta mumaro wabyo. Imana iguhe umugisha kuba mu ijambo ry'Imana. Ugira umunsi mwiza.